nimukabinene yaba isiramuye yaba idasiramuye nimbona umugabo wamushatse ubizi neza ko dusiramuye. Urumva erega ntitugatinde no ku bintu mu iterambere ryaraje. Kera no wasiramuraga imboro ni nko banje kubasuhuza abagore bagabo mukurikirana ikiganiro cya Kivumayita TV. Bisanzwe ndi umukobwa wanyu ndagarutse rero nabwiye ko ndibugaruke ngarutse babwira muri rusange ni gute waha karese cyangwa ugashimisha umugore wawe cyangwa umugabo wawe kugira ngo imibonano mwese iryohe muryoherwe murangize rimwe. Nihe krese rero ari krese nyinshi ndabwira ku bagore. Hari abagabo bitinyuka bataye n'ukuntu babasenze ese dushatse kuvuga ko abagabo badukunda cyane twebwe nta rukundo tubagirira. Ni gute umugabo yaza akaguha karese wumva ushaka agashora n'umunwa we mu gituba cyawe agashyiramo akarimo. Kubera iki wowe winena kuba wakora ku mboro ye ngo ikayise kandi ari umugabo mwashakanye? Mw'abagore mwe rero ibyo bintu ntabwo mbishaka. Ndagarutse mbabwira ko nabishaka. Mujye mukora ku mboro z'abagabo banyu nimukabinene yaba isiramuye yaba idasiramuye nimbona umugabo wamushatse ubizi neza ko dusiramuye. Urumva erega ntitugatinde no ku bintu mu iterambere ryaraje. Kera no wasiramuraga imboro ni nkuko kera nawe wambaraga imyenda. Yego tuba tugenda muri viziyo ariko se wagiye gushaka kubona ko imboro ye idasiramuye ngo sinamusoma ngo si umugabo wawe se? Kuki utagiye gushaka abasiramuye rero? Kuki we aza akajya mu gituba cyawe akonka? Ese ko waba ari gushyiramo akarimi ke bishatse kuvuga ko ururenda uba uzana abandi bataruzana se? Si ururenda noneho ururenda mu kanwa k'umugabo ni isuku ariko wabigukorera kuko agukunze kandi kuko akwiyumvamo. Nawe rero ujye umukarisa umuhe karese yishimye. Urumva hari ukuntu nyine uremera ukajya gushoramo umunwa ukayonka gake gake ukora ku ibere uko uzi noneho wonse ibyo ry'umugabo. Ngo wiki nta byishimo bibaho nko konka ibya amabya murayazi nabiri. Iyo ufashe umunwa kariya kabuye ugasa nk'ugakururira mu kanwa ukakanyunya ibyishimo by'umugabo bebe nawe ubwawe uhita ubibona. Ushobora kubona aragaga yaririmbuye amaso. Kubera iki? Kubera ibyishimo ari kumva uburyohe. Jya umenya gukarisa umugabo wawe umva ku buryo arajya kwinjiza imboro mu gituba cyawe avuga ati wawu kabisa nta wundi muntu yanatekerezaga guca inyuma. Kubera karese nicyo kintu cya mbere. Nawe uraje uragaramye gutya gusa aragucumise inanga zirajesa kuvaho. Ese ibyo byishimo biri he? Ibyo byishimo biri he ndababaza? Umuntu aragaramye gusa aracumita. Reka mbabwire byonyine ni isake. Isake se hari utazi isake? Nk'uko bari batunze inkoko isake igiye kurongora inkokokazi si imanza yagira yakubita amababi igatereta igahita yinjizamo siba yaterese. Ese nk'uko bantu batunze ihene ntabwo abanza igahebe. Rero ubu umuntu none yibaza umuntu tujye kurusha ubwenge n'ibisimba gute? Ibisimba biturusha ubwenge biterete. Nawe rero umugabo wawe n'umusaza ushaka hari n'ukuntu rega nk'uko kuriya muri kwinera amajye ntabwo nayo kandi wowe yakonze wowe uranaryoherwa uri kumugashira ariko yakubwira ngo shire ngo njye wabinkoreye ukabyanga. Ese ko ubu byanze we yabigukoreye? Rero nawe ujye uyonka noneho ukuyifata ukurya amabere urayabona hano hagati ugafata imboro ukayishyira mu mabere. Ukuntu yafatanya umugabo nawe akazajya agenda yikubamo uko yikubamo ariko agukobarara ku mishino cyangwa kuri rugongo. Uzi uburyohe buba hagati y'amabere. Murumva ndi kubwira abagore bafite abagabo kuko ntabwo ndi gutuma abantu bakora amafuti ngo bagiye kwemera ngo nabwo ngo
ku bantu babyaye ngo bagiye kwemera ngo imboro mu mabere kandi ari bugenda konsa umwana niyo yanakaraba. Ariko urumva nk'abagabo mwe bafite abagore banyu murabyemerewe kuko muzi ukuntu mu managinga muzi n'isuku yanyu. Urumva mugomba gukora karese zose mushaka, karese zose zibaho. Yashaka agahera ku nari gata akazamura ku gituba imishina akayonga, noneho kuyifite akazajya yikurura neza akayonga nk'uri konka akabere, yagushyiramo akari mu gasara. Urumva rero ukuntu mwese mubikorana, umugabo akagarama umugore akamuha agasa nk'umuha ikibuno, umugabo agashyiramo akarimi nawe ukunama ku mboro, umva ku buryo ajya kugushyiramo imboro musa nkaho murangije imisemburo yazamutse mwese mwishimye. Muri icyo gihe nta yindi turu ya kabiri bisaba kuko mwese muba mwahaye ibyishimo kubera karese. Karese nicyo kintu cya mbere, ntabwo ari bya bintu ngo pafu. Tegura imibonano irategurwa bebe, imibonano irategurwa kuko iyo idateguwe ntabwo aba ari imibonano pe. Ubwo ni bimwe kuvuga ngo umwe yishimye rega nabwo nubwo aba yishimye si ugushyiramo papu byagishimwe ngo ni irara agahita arangiza. Ariko iyo wabiteguye mwese mukarangiriza rimwe, mwese mugaseka mukishima ibineza neza, niyo mibonano. Naho pafu wapi, ntabwo ari imibonano, nta nubwo ari ukurongora, ibyo ni irari. Ibyo ni bimwe biba ku bagore batajya cyangwa ingo zitabanye neza. Niyo yaguswera ntabyo akeneye arakurongora kuko ashaka kurangiza, ariko yarangiza hamwe ntimukicuze mukora imibonano mpuzabitsina mubishaka. Ukimuhe warakimuzaniye nawe yagushatse abona ko ugifite, kimuhate rero wa mugore ukimuhe pe, ukimuhe wiveyo kugura nushaka ukumanike muri parafu. Urumva umuhe posteri zose zibaho, umuhe karese zose zibaho, icyo gihe ntabwo umugabo azaguca inyuma. Ndabeshya se? Niyo mpamvu rero mbanje muri rusange mwese mbabwira uburyo mwahana karese cyangwa uburyo mwarongorana mwese mukarangiriza umunota umwe, isaha imwe, igihe kimwe, ku buryo hamwe mwongera gutegura indi rawundi mwese mukategurana. Bana ngo umwe yashyukwe ngo undi ntabwo yashyukwe, mutegurane mwese mumve santima. Umugabo imboro ifata umurego, ijye gufata umurego ari uko igituba cyatose cyajemo ubushyuhe gitangiye kuririmba n'iki ndetse nyamabeshya ni ukuri. Ubundi imboro ifata umurego n'igituba cyatangiye kuririmba gihamagara ati sheri. Urumva imboro ati naje, igituba nacyo ngo injiza ati nanjye ninjije sheri. Urumva